Reka nizere ko mumeze neza mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Uyu munsi tuje ahangaha kuri mikoro kugira ngo tubagezeho inkomoko y'idini rya Satani. Iri ngiri rikaba ari idini rimaze guhabwa intebe hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Wibuke gukanda subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze. Kimwe n'andi madini yose ubu ngubu bimwe mu bihugu byo ku isi bigiye bitandukanye byamaze guha ubuzima gatozi idini risingiza ibikorwa n'imico bya Satani. Ni ukuvuga ngo ibihugu bigiye bitandukanye byamaze gushyigikira amadini byamaze gushyigikira idini risingiza Satani, ndetse n'abayoboke baryo basigaye bemererwa gukora ibikorwa byabo ku mugaragaro. Mu madini yose yo hirya no hino ku isi afite ikiremwa cy'umwijima agaragaza nk'aho intego yayo. Ni ukuvuga ngo mu madini yose yo hirya no hino ku isi asingiza ikiremwa cy'umwijima agaragaza nk'aho intego yayo ari ugutambamira ibyiza abayoboke bayo bagambirira, ndetse noneho bikaba byabakururira mu nzira, bikaba byababuza kujya mu nzira nziza biyemeje. Ni ukuvuga ngo iri dini ntabwo ryemerera umuyoboke waryo gukora ibikorwa byiza. Ku bakirisitu bagiye batandukanye, iki kiremwa cy'umwijima nicyo bita Satani. Iki kiremwa cy'umwijima nicyo bita Satani cyangwa se Rusofero, mu cyongereza bamwita Lucifer. Bibiliya nk'igitabo cyifashishwa cyane n'abakristo mu kwigisha cyangwa se mu kumenya ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Bibiliya yo ivuga ko ubundi Satani mbere ngo yari umumarayika ukomeye mu ijuru, ariko noneho nyuma ngo aza kwigomeka ashaka ko abari mu isi bamusenga ngo aho gusenga Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye abantu kugira ngo bo bajye basenga Imana, noneho Satani we aza kwigomeka ku Mana avuga ko abantu ngo bagomba kujya baramya Satani. Igitabo cy'Ibyahishuwe cyo kivuga ko Satani ngo nyuma y'ubu bwigomeke bwe, nyuma y'ubu bwishongore bwe, ngo Satani yaciwe mu ijuru, ndetse noneho ngo aza koherezwa mu isi. Yaje koherezwa mu isi ngo n'abari bamugaragiye bose. Ni ukuvuga ngo nawe yari afite abantu bari bamushyigikiye bose. Muri icyo gitabo batubwira ko icyo kiyoka kinini kijugunywa hasi ngo nicyo ya nzoka ya kera yitwa Satani. Satani ngo usebanya, ngo ari nacyo kiyobya isi yose ituwe, ngo nicyo kiyobya isi yose ituwe. Ni ukuvuga ngo isi yose ngo yatuwe Satani, ngo nuko kijugunywa ku isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo hano ku isi. Ni ukuvuga ngo Satani ngo yoherejwe hano ku isi azanwe n'abamarayika ngo bari bamushyigikiye, bari bamugaragiye. Abo ngabo nibo twita abadayimoni. Ibi ngibi byanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 9. Bakomeza batubwira ko uyu nguyu Satani, ubundi Satani ngo mu idini rya Isilamu ngo niwe witwa Shayitani. Abayisilamu nabo ngo bavuga ko uyu nguyu Shayitani ngo yigometse ku Mana, ngo yigometse mu ijuru. Ku babudiste bo bavuga ko uyu Satani bamwita Mara. Uyu nguyu ngo niwe wigeze bamwita Mara. Uyu nguyu ngo niwe wigeze kuyobya Buddha. Buddha ni Imana y'ababudiste, niyo basenga. Ngo yigeze kuyobya Buddha ngo ashaka kumukura mu nzira iganisha ku bwenge. Ababudiste bamwita Mara. Ubwo Mara ujya umenya ko ari Satani mu myizerere y'ababudiste.
ngo nubwo abayoboke b'amadini atandukanye ngo bagerageza kugendera kure iki kiremwa cy'umwijima aricyo bita Satani, ngo n'ibikorwa byacyo ubu ngubu ngo hari abantu nyine bagaragaje ko banyuranyije n'iyi myemerere. Ngo nubwo abantu benshi bumva bashaka kurwanya iki kiremwa cy'umwijima, ubu ngubu ngo hari abantu benshi banyuranyije n'iyi myemerere, ngo ahubwo bo bahitamo kugisingiza, bo bahisemo gusingiza Satani. Uyu Satani yirukanwe mu ijuru. Ubundi reka turebera hamwe ngo byagenze bite kugira ngo uyu Satani yirukanwe mu ijuru yimikwe mu mitima y'abantu bamwe bagiye batandukanye hano ku isi kugira ngo bamusenge. Reka turebere hamwe noneho. Hano batubwira ko guhera mu kinyejana cya 19 ngo nibwo batangiye kwerekana imyemerere yo gusingiza Satani, ngo n'imico bya Satani. Ngo bo bavuga ko batabona Satani n'ikibi, ahubwo ngo ko bamubona nk'uwabohoye abantu. Ngo babona ko ari umurinzi cyangwa se ngo bakabona ari umwuka uyobora. Ngo bo babona ko Satani ari umurinzi, noneho ngo Satani akaba n'umwuka wera, umwuka wera ubayobora mu kujijuka. Uwamenyekanye cyane muri ibi bikorwa byo kuramya Satani bamwita Anthony Cizando LaVey. Uyu nguyu yari yaratangiye ishuri ryigisha ubufindo gusa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 muri Mata ni ukwezi kwa 4 mu 1966. Iri shuri ngo ryaje guhinduka urusengero rwa Satani, maze noneho uyu mugabo bita LaVey watangije uru rusengero aza gutazirwa cyangwa se aza kwitirirwa akazina ka papa wirabura cyangwa se Black Father. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo wari warashinze uru rusengero niwe waje kwitirirwa akazina kitwa ngo Black Father, papa wirabura. Nyuma yo gushinga uru rusengero mu mwaka w'1969, uyu mugabo bita LaVey yashyize hanze Bibiliya ya Satani. Iyi Bibiliya yari ikubiyemo ubufindo, yari ikubiyemo amasomo y'ubufindo, imirimo y'umwijima ndetse n'inyigisho nyine zirwanya Kristo. Iyi Bibiliya yari ya Satani, yari ikubiyemo nyine ibintu byose birwanya Kristo cyangwa se Yesu. Nyuma y'uko iyi Bibiliya igiye hanze, iri dini ryatangiye kumenyekana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye. Abantu batangira kuryibazaho byinshi. Abanyamerika benshi n'abantu bagiye batandukanye bo hirya no hino ku isi batangiye kuryibazaho byinshi, kubera ko biba biteye ubwoba kumva ngo abantu ngo basenga Satani, bitewe n'ukuntu kiremwa muntu gitinya Satani n'ukuntu kimwanga. Iyi myemerere ntiyagumye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, kubera ko mu mwaka w'1970, murumva ko ari kera, mu Bwongereza haje kwaduka irindi tsinda ry'abantu baje kwiyita Order of Nine Angels. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bishaka kuvuga itegeko ry'abamarayika 9, Order of Nine Angels cyangwa se Ange bisobanura marayika. Angels bishaka kuvuga itegeko ry'abamarayika 9. Hano hari mu mwaka w'1970 mu Bwongereza. Urumva ko iri dini ryatangiye kera. Iyi myemerere yaje gufata indi ntera ndetse irushaho gutera ubwoba abantu benshi batuye isi mu mwaka w'1978, ubwo noneho mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemereraga abasirikare bafite iyi myemerere kuba nabo bazajya bahabwa umwanya cyangwa se akaruhuko ko guterana. Noneho
ngo bagahurira aho bari mu birindiro bya gisirikare bagaterana kugira ngo babone umwanya wo kuramya Satani. Urumva ko iri dini hano ryari rimaze noneho gushinga imizi ku buryo bweruye, ku buryo n'abasirikare noneho b'igihugu bari basigaye babemerera gufata ikiruhuko bakajya gusenga Satani. Nubwo iyi myemerere yarwanyijwe cyane n'abakristo bagiye batandukanye bo hirya no hino ku isi, ndetse iyi myemerere ikaza gucibwa intege n'urupfu rw'uyu wari waritiriwe papa wirabura bitaga Lavey. Uyu nguyu wari warashinze uru rusengero. Iyi myizerere bisa nkaho ibyayo bitarangiye, kubera ko mu mwaka wa ejo bundi mu mwaka wa 2013 umunyamuziki witwa Michel Ford yaje gushinga idini ejo bundi muri 2013 yaje gushinga irindi dini rya Rusofero, idini risingiza Satani nyine yararishinze. Uyu nguyu yarishinze mu mwaka w'ibihumbi 2013. Uyu mugabo washinze iri dini bamwita Michael cyangwa se Michel Ford. Yashinze idini risingiza Rusofero, arishinga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu byose biteye ubwoba bihera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munyamuziki mu mwaka wa 2015 yaje gufungura urusengero, noneho urusengero rukuru rw'iri dini, icyo twakwita nka paruwasi, urusengero rukuru muri iri dini. Yaje kurishinga mu mujyi wa Houston, ni muri leta ya Texas cyangwa se Texas, wabivuga uko ushaka bitewe n'uko wize. Ndetse noneho muri 2015 n'ubundi ni mu mwaka umwe, iri dini ryaje kugaragaza icyifuzo cyo gushyira ikibumbano ku birango nyine by'urusengero. Ryaje gushaka nyine, ryaje kugaragaza ko rishaka gushyira ikibumbano ku rusengero nk'ikimenyetso nyine kigaragaza urusengero rusenga Satani. Mu mwaka wa 2019 iri dini noneho ryahawe ubuzima gatozi n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano hari muri Covid. Icyo wamenya kugeza ubu nuko iri dini rimaze kugira insengero zisaga 20 mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo nka Canada, Mexique, Colombia n'ibindi bihugu tutarondoye. Iri dini naryo ryemera umusaraba, ariko igitangaje nuko umusaraba waryo uracuritse. Umusaraba waryo uracuritse, ntabwo umeze nk'uw'abandi, utandukanye nk'uw'abandi. Muri uyu musaraba mpande eshatu ebyiri zisobe, harimo mpande eshatu ebyiri zisobekeranye ziri mu ruziga, noneho hakabamo ikiganza kibumbye, ariko agahera k'urutoki rwa kabiri rukaba ruzamuye. Ni ukuvuga ngo agahera k'urutoki rwa kabiri karazamuye, harimo urutoki rwa kabiri ruzamuye. Muri uyu musaraba kandi harimo ijisho rireba muri mpande eshatu iri mu ruziga. Harimo ijisho rireba muri mpande eshatu iri mu ruziga. Ikindi wamenya nuko kandi muri uyu musaraba harimo umutwe w'ihene ufite amahembe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Urumva ko uyu musaraba utandukanye cyane n'uyu musaraba twari dusanzwe tuzi w'abakristo usanzwe. Uyu musaraba wo uba uhagaze neza, wenda twakwita nk'agati, ahajya amaboko twari tuzi neza ko haba hari hejuru, noneho aho igihimba kijya hakaba hari hasi. Uyu musaraba wo aho igihimba kijya ni hejuru, ni ukuvuga ngo wo uracuritse. Ni ukuvuga ngo bisa nkaho uwo bizera cyangwa se icyo bizera cyo bakibambye gicuramye, umutwe wagiye hasi. Reka dusoreze ahangaha rero. Nge mwabanye muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana.
wibuke gukanda subscribe. Ibi bintu biba byatuvunnye kugira ngo tubibabonere. Wibuke gukanda subscribe, ukande like, ukore na share, ukere n'igitekerezo cyawe muri comment wowe uko ubibona. Gusa icyo wamenya nuko kuri iyi si isi igeze ku musozo, ibintu biri kuza nyine biratwereka ko isi igeze ku musozo, kubera ko biba biteye ubwoba kubona umuntu yigomwa akazi, yigomwa imirimo yari arimo, akakubwira ati ngo ngewe ubu ngubu ndagiye, ntabwo ndi mu kazi, ngo ngiye gusenga Satani. Ibyo bintu biba biteye ubwoba. So reka tube dusoreje aha ngaha rero. Ndabakunda cyane, mwakoze cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Njye nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ndabakunda cyane, mwakoze cyane.